twakoze ibintu bisa nka harakarasese k'ubugome. naravuze nti ngiye Emerance nti sida sinayivukanye ku bw'aya mateka. Mama ntibamusambanyije n'umwana n'uruhinja bw'umuhutu nzajya ndusanga kwa muganga nijombe nawe ndujombe. Asambanywa nabande? N'abantu b'igikunde cy'intera hamwe. Yego. Bamutera sida abaho atabizi ubuzima bwe aza kumbyara. Mama ni wakubwiye nkoro? Ateze umuntu baramusambanyije birarangiye bafashe imihoro nkajya mfata umuhoro nkatiki gikomeye cy'ubwandu navukanye kigiye kuntera kwihorera gake gake. Ati gute? Ndabwa ngiye n'uruhinja rw'umuhutu aho rero rikava rukagera ngiye kumuhiga. Ati gute? ngiye kujya mva ni n'utwana duto nitunsaba nzajya nduha duto ni kandi n'uruhinja ngeze amahirwe narubona kwa muganga. Uvi inkuru yanjye. Muntu wese uba hariho hose muri USA na Canada waba ukeneye ubujyanama n'ubufasha mu ishoramari, gutangiza business, kugura ibibanza n'amazu n'ibindi, gana impuguke Abdul Hagenimana tugufashe muri serivisi zikurikira: kujya muri Indexed Universal Life Insurance, ubwishingizi bw'ubuzima bukungukira mu kugushorera imari ku isoko ry'imigabane mu buryo budahomba; gutangiza business tugufasha kuyibonera impushya zose zikwemerera gukora nka licensed professional; filing taxes tugufasha kuzuriza igihe no gutanga amakuru yuzuye ku misoro, tukanaguhugurira kuzajya wiyuzuriza impapuro za tax returns. Namwe mwifuza kugura ibibanza cyangwa amazu, naho turahari ku bwanyu. Duhamagare cyangwa twandikire aha hakurikira tuguhe ubufasha bwihuse kandi bunoze. Urakaza neza. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umweko muri Igasabo Showroom. Twizere ko mumeze neza nko ku bantu mwifuza ibikoresho byiza, nicyo kintu mbanje kukubwira. Uduhamagaye kuri 0788 07 ibyo niyo nimero yo muri Igasabo Showroom, aho tuba dufite ibikoresho byiza kandi bimwe bigezweho washyira mu nzu ukavuga uti wow. Baha ikaze rero mwese mubana natwe. Umuntu wese ubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye akaba afite igikomere kimushegesha kuva imyaka n'imyaniko, n'uyu munsi akaba gikomeretse akumva nyine ko yakwicara yaryama ikintu cyamuranga n'amarira. Reka nkubwire nikomera, reka nkubwire ngo humura, reka nkubwire ngo baho, reka nkubwire ngo ku isi abantu bose ntabwo ari babi. Hari benshi bazinutswe ikiremwa muntu, ariko tujye twibuka ko muri abo baduhemukiye hari n'abatugiriye neza, hari n'abashobora kutugirira neza. Birashoboka kureba iruhande rwawe ukabona nta muntu muzima uhari. Ku isi haracyasiga ibindi bihumbi n'andi mamiliyoni y'imfura y'abantu beza bakiriho. Ufate icyo kintu. Ndi kumwe na Emerance, ntafite inkuru ikomeye, ariko arakomeye aje no gukomeza abandi cyane. Emera, uramahoro? Ndamahoro neza cyane. Amaso yawe ni kumbona ameze nk'abunzemo amariro. Aya ndashima Imana. Urashima Imana? Urakomeye? Ndakomeye. Komera cyane. Urakoze. Numvise ugira morale ukuntu? Gira morale, ariko mbere y'iri morale habanje amarira. Nacecetse imyaka igera kuri 14. Mvugisha uwo nshatse mu gihe nshatse nabwo. Buriya uwabaye utavuga? Ncecetse nyine. Nta muntu upfa kumva ijambo ryawe. Byagenze gute mbere yuko wiyakira? N'ibiki byakubayeho? Nitwa Mukamuyenzi Emerance, mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Musha, mu kagari ka Budahanda aho bita Rutomo. Mvuka mu bana 12, ariko hapfuye 3 hasigara 9. Ni nge muntu wavukanye igikomere cy'ubwandu muri abana bose. Ubwandu bwa virusi butera sida. Yego. Ubwo urumva kwakira ko ari wowe ufite ubwo bwandu, abandi baravutse ari bazima, ukabona nyine hari n'igihe bamwe banabinyuriraga
hari n'uwampaye isahane n'igikombe ndiraho icyo gihe. Imiti yari mu Bugande, agacupa nanywaga k'ukwezi kaguraga 150. Ariko papa nyine akihangana akakagura. Ubwo rero icyo gikomere nisanzemo nkasanga nyine nakivukanye, abandi ari bazima, ntago kubyakira ntago byahise biza. Nabimenye mfite imyaka 7 ntangiye ishuri, nibwo nabimenyeye ku ishuri abana nyine banshitinga. Ariko mbere yaho nanywaga imiti mu rugo hatabura utudodo twanjye n'indagara. None umukuru wanjye yigeze kuvuga ngo ariko mange Emerance ntago ubuze uburwayi afite, je ntago bari barabimbwiye. Umukuru wanjye bitabagira inka, ndavuga se bagira inka uburwayi mfite n'ubuhe ko bambwira ko ndwara inzoka zidakira. Rero ngize mu myaka 7 nubwo nabimenye jera kwiyakira birananira. Birananira sinkubeshye, ndagenda ndagucecekera nkagira amagambo make abaze, ku buryo n'uwashakaga gusabwa iwacu yambitsaga ibanga, dore sheri wanjye dore udupapuro tujyane, kuko yarazi ko nta mwanya mfite wo gusoma urwo rupapuro. Ku buryo iwacu twahingaga inyanya, ku buryo twashoboraga gusarura inyanya ntavuze, tugasoza ntavuze tugataha. Hari umugabo bitaga Kwande yaravuze ati ariko ku mutima wawe ntihaboze, nyine nkaceceka nkamwihorera. Aho muri ubwo buzima nza gukura nyine ndiga, ariko kwiga urumva sinize. Nagarukiye mu wa 6 primaire, ndavuga nti ndigira iki, ndagenda ndiheba. Umuntu waje kunkomeza nkiyakira mu myaka 17 ni Mucyo Jean de Dieu, senije gikorera hano hirya, yaraduhamagaye. Rangije ariko twakoze ibintu bisa nka harakarasese k'ubugome. Naravuze nti ngiye Emerance ntisida sinayivukanye ku bw'aya mateka. Mama ntibamusambanyije muri 91 agasambanywa n'ibintu ntazi byari byo. Numva rero mbabwire n'umwana n'uruhinja bw'umuhutu nzajya ndusanga kwa muganga nijombe nawe ndojombe. Mucyo byumvisha ati turapfuye, antumaho masango bitaro yanda kora muri senije aranganiriza Mukagasana Yoranda. Arambwira ati ntibinabaho. Bafashe ukwezi ko kunganiriza. Nyuma yaho gato hari umushinga biti Isenga n'Imanzi. Tutarajya kure, utubwiye uburyo nyine byagenze. Wavukanye ubwandu bwa sida ngo bigenze gute? Mama muri 91 92, kuko navutse 93. Navutse 93. Si ngombwa kutwereka irangamuntu. Navutse 92. Twebwe intambara yatangiye hariya mu burasirazuba muri 90. Yego. 92 nubwo bamusambanyije. Asambanywa n'abandi? Ni n'abantu b'igikunde cy'intera hamwe. Yego. Bamutera sida, abaho atabizi ubuzima bwe, aza kumbyara. Mama ni wakubwiye nkuru ngo bahuriye hese? Yari yagiye Ibyumba Karagari. Noneho kuko papa kwa sogokuru avukana na shangazi ari babiri. Yaje kwimuka rero aza kugura inaha i Rwamagana. Mbega adahuza na sogokuru. Impamvu atahuzaga na sogokuru yari umupfumu. Papa rero byo ntigeze abikozwa. Ari mu kanyina aragenda ahungana n'umugore we. Noneho ari we mama wawe. Noneho mama agiye kwa sogokuru, nyina abantu b'intera hamwe bamutegera aho bita Igicaca. Yego. Barambuka nyine bavuye Karagari bazi Igicaca, baramusambanya. Nubwo buryo navukanye mu bwandu. Ariko Gerard, none se papa wawe ninde? Papa mwita Muyenzi Karori. Niwe papa wawe? Ntabwo wavutse muri uko gufatwa ku mfu kwa mama? Bamusigiye ubwandu nyuma mvuka nyuma.
papa amwita Muyenzi Karori, njye nkitwa Mukamuyenzi Merance. yego Mba ntabwo umubyeyi yakwitirira izina utari umwana we waravutse waje muri ubwo kuvuka buryo. nyuma yego Ariko mvuka nyuma nabo batarabimenya. yeah. birumvikana ko na papa yaje kugira ibyo byago byo kwandura virusi itera Ariko yapfuye 2013 yishwe na sima, ntabwo ari yamwishe. yego Yishwe na sima, usibye nyine ko abantu benshi mu muryango babikomojeho. Hari na shangazi wabimbajije wundi, ndavuga ngo ya papa yishwe na sima, ntabwo ari iki kibazo cyatumye apfa. yego nuko rero mama aracyariho? Mama ariho. nuko rero avuga uti n'uruhinja rw'umuhutu n'iki Numvaga n'umwana uri mu nda. Ubugome nari mfite bwarurenze uko ndeshya. yego Muri kwa guceceka nacecetse niga byinshi kandi bibi, bitari byiza, byinshi kandi bibi. Uri umuntu afite igikomere nk'iki agaceceka, yego yigiramo byinshi kandi bibi, yego bitari byiza, byagira ingaruka kuri sosiyete nyarwanda, bikagira n'ingaruka ndetse no ku gihugu. yego Nibwo mucyaje nyine turaganira, mvuye kwa Mucyo Jean Dodier kugira nyine niyakire, numve ko ndi umuntu nk'abandi. Icyo gihe ntabwo numvaga ndi nk'umuntu nk'abandi jewe, numvaga ndavuga ntariko ntibinabaho. Noneho ikindi kintu cyaje kungora cyane, naravugaga ntarikoze, bateze umuntu baramusambanyije, birarangiye, bafashe imihoro, nkajya mfata umuhoro nkatema insina, nkabona ivuye hose umuntu umaraso amwe biratatu, byagendaga gute, babikoraga gute? wibaza ucecetse Nabyo bikanana no kongera guceceka. Nkaba ngiye mu gishanga nkafatisha nkarikata ntarikoze, iri shu nubwo ritavuga rirababaye gute, biga nkibaza ibintu kandi nkanabicecekana. yeah. Guceceka Gerard, iki ni igikomere kiri navuga gutera, ni igikomere cy'indengakamere cyane kuko ntago ari ukunanganaga. Cyane napimaga ibiro 40. wari muto cyane Cyane 40. Ariko wamara kugenda nganira abaganga, nyuma nyine nave kuja muri CNG yamfasha ukwezi hano. yego Ahambwa ati uyu ntago ari umuntu, uyu ntago ari umuntu, ntago ari umuntu twarekura ngo ajye muri society yamara abantu yabaragiza. yeah. Turaganira Royanda, turaganira nyuma yaho nganira n'undi bita Butoyo, nawe wasigaye akora muri CNG, mbere yakoraga mu karere. Nawe aranganiriza ahantu noneho haje kunshyira ku murongo neza. Nuno mushinga bitu Isenga n'Imanzi uri hano Kacyiru hafi na Faisal. Namugaba Imana izamuha umugisha. We yaranganirije azana n'umuzungu uvuye mu Bwongereza. Babanze kuzana umuzungu w'umufaransa, ndambwa ndi gakwa sinkubeshye. Mu mateka numva babana ari bo bakoze amabara arenze. Sinkubeshye. Bacyo navugana nawe anzanira umufaransa, umwongereza. yego Twaraganiriye n'abandi bajyanama, genda njya ku murongo gake ntago kwakira ikintu nk'iki ari ibintu biraho gusa gutyo biza ngo umuntu arakubwiye arakuganirije, ntibinabaho. yeah. Uganira n'abantu barenze nk'abantu nka 5 4, kuko kwisenga n'Imanzi n'amaze amezi 3 kugira ngo numve ko ndi umuntu nk'abandi. Noneho maze kwiyakira niho nahise ndirimba indirimbo z'icyunamo, mfite na certificate zazo. Mpita mvuga nti uri umuntu nk'abandi. Ndavuga nti uri umuntu nk'abandi, nubwo jenoside yakorewe Abatutsi yaguteye ibikomere, ariko ujye wigirira icyizere yego kuri umuntu nk'abandi. Iyo ndirimbo igenda inyubaka kugeza ku rwego ngeze imyaka 28. yeah. Njya gushaka, ariko njya gushaka narakiriye igikomere cyanjye cy'ubwandu. yego ndi no muri society ku buryo mu cyambwa ati je ninumva n'umuntu wanduje nzaguhinga nkufunge, nzaguhiga nkufunge. none simbwira wari ufite gahunda yo kwanduza abantu, wari ufite gahunda yo gufata umupangu ukabatema? Hoya, ubundi numvaga buri kiswe umuntu uzi ko ahuriye n'igikomere cyanjye n'uruhinja rwe, bivuze ngo abo mu bwoko bumwe bw'Abahutu n'uruhinja rwe
nari naravuze nzajya njya no mu bitaro. Mucyo arabimenya ati karabaye. ujye mu bitaro gukora iki? Mu bitaro navugaga nzajya njya mu bitaro uruhinja mbanze mbaririze. Urumva ibintu natekerezaga myaka 14 mbaririze uruhinja n'urw'umuntu nyabakino urw'umuntu nde n'urw'umuntu umeze ute, sibyo? Noneho ni jombo urushinge n'agahinja nka jombo. Leta y'u Rwanda rero ntaho wayihisha. Bamenye ko mfite iyo gahunda. Babimenye gute? Nabiganirije umutica wanyigishaga bita Macari ukwa Thomas. Nambwe nticara namusanze aho yashakiye nicara. Ndani wanyigishije mu gatandatu nti wabonye mvuga bati hoya. Ndabwira igikomere iki nk'iki kigiye kunera gukora ibi nibi. Anyereka ko turi kumwe ariko nyine aravuga ati mu muganirize. Wabimubwiye gute? Naramubwiye igikomere kigiye kuntera. Nabwe rero teacher baranyigishije ariko igikomere cy'ubwandu navukanye kigiye kunera kwihorera gake gake. Ati gute? Ndabwira ngiye n'uruhinja rw'umuhutu aho rero rekava rukagera ngiye kumuhiga. Ati gute? Ngiye kujya mva ni n'utwana duto nitunsaba nzajya nduha duto ni kandi n'uruhinja ngeze amahirwe narubona kwa muganga. Jera Macari ntabwo yanyeretse ko ababaye gusa aravuze ati baba we ati pole disi hangana. Tamagara nyine abayobozi b'akagari urumva ntibari kunyifasha. Ntabwo umuyobozi w'akagari no kungera imbere uburyo nari ncecetse ntacyo nari kumusubiza ahubwo base hamagara umurenge uhamagara akarere gahamagara nari hamagara hano. Kuko aribo bari bamfite umushinga. Mani humugisha uramu papa nubwo yapfuye mucyo umugisha pe nako izamuhejuru. Izamuhejuru abana be bahumugisha. Aricara akakubwira kuva kuri A kugeza ku cyanyuma. Noneho yarambwa ati se ubukureba wowe ushaka ko waranduye wenda mama bakamugirira impuhwe ntibanamwica. Hari abandi banicaga. Noneho arambaza ese kuba ukiriho hari icyo watanze nkabura icyo mvuga. Ukwezi kose mbamo hano ruguru. Umva Jera ntabwo byari byoroshye. Byari urugamba rukomeye rurenze gukomera. Kwiyakira rero nicyo naje kuvuga hano. Kwiyakira ntabwo ari ikintu kiza gutyo gusa. Kuko ndi perezida w'itsinda ry'abantu babana n'ubwanduka bwa Nyagahinga. Nk'igihe umuntu aza yanduye ari umusore w'imyaka 19 ukareba umujinya afite wamwanduje. Umujinya afite wamwanduje amubonye yamukatamo nk'uduce nka 7. Kuko ejo bundi gihe nakiriye umumotari wari wandurwe n'indaya. Arambwira ati naramuteze nako ndabwo ngeze kuri Soresi ngiye mu kazi. Ye mu inama kindayimubwira ngo nawe waranduye nti ngo kuki buvuga wowe ndabwo none mbigenze nti ngo none se ngo nicyo ukoresha nizihe mbaraga nawe iyo ndaya yaramwanduje. Twavuye kuri moto mwifejara arabyangararira. Ararira ati kwisi hari umuntu nkawe ukivugisha ukuri habaye iki wakoze iki? Tambwani rero mba nkubwire Claude ibi nanjye ntabwo byizanye habaye imbaraga z'igihugu. Nshimira reka nkubwire Jare dufite leta nziza. Urumva iyo mitekerereze nari mfite iyo biza kuba ibindi biba baranjyanye nko gufungwa bakamfunga ariko baranyicaje. Ubundi buri umuntu uzananira leta y'iki gihugu nijuru ntazaribona kuko barakugerageza. Mbega ubwami bwabo ubuyobozi bwabo busa nk'ubw'Imana. Barakugerageza umudugudu njyana mukicara njyaba inama y'akagari kicara barakugerageza. Barangerageje bishoboka. Barangerageza nakira igikomere cyanjye numva ngomba kubana nacyo kandi nkabana nacyo nta muntu wundi nkomerekeje. Wa mumotari yarafite gahunda yo kwihorera nawe. Cyane ahubwo yagendanaga n'icyuma. Ndabwira ko icara hano muha story. Ndabwira n'ubureba narayivukanye ati urabeshya. Muha gafishi ka mbere. Natangiye imiti 9/6 mu kwezi kwa 10 mu kwa mbere.
arikanga se ibi bintu bibaho, ndamubwira bibaho na cyane, ati ndamubwira bibaho na cyane, ndamubwira se ubwo wowe uba muri he tsinda, ngo ntaryo mbamo, ntimpamvu umujinya nk'uwo rero uwufite nuko nta tsinda ribamo, ngo urebe utwana dufite imyaka 2 tunywa imiti, urebe udufite 3, urebe udufite 4, abakuyemo igikapu ariko mera ikinini nkurakizi cyangwa ntago ari cyo. Ndamubwira ntumva nkubwire jewe ikinini nkangiki. Hari abantu bavuga ngo umuntu ngo agiye kuri social media ngo se ngo buriya kwigaragaza je ntacyo bimbwiye. Icyo nshaka kubwira abantu babana n'ubwandu batariyakera, umuti ntago ari kujya ku nkunda amahoro. Icya kabiri si uguhigwa yiguteye, sibyo? Ushaka kumwica ukajya gufunga ubuzima bwawe bwose usigaye kumara ku isi. Ahubwo umuti ni ukwegera aba bana n'icyo gikomere imyaka 32. Urabona ari cyo mbaye umeze neza, ndanabyibushye pe. None ejo bundi Nyirunzara arambwira ati ariko mera urwara mu mutwe, ndi muzima, uri seriye? Ndi seriye. Ndamubaza nihe mpamvu mbwiye ko ntari seriye, arambwa umugore mwiza nkawe usa gutyo wakabaye hano haparika imodoka nikarabaye, zijya he ziva he, ngo we bana ngo nabyuka byanduza ne baba we ninge narigishijwe imyaka 3 leta naho amafaranga naho n'imbaraga. Urumva uwo muzungu wo mu Bwongereza ntago yaje gutyo gusa, yaje ari abantu yacaje kuganiriza. Ndamubwira nti rero izo ngufu leta y'u Rwanda yakoresheje ntago nazifata ngo nzinyanyangize. Ndamubwira ni byasa nko kuba se nambwe nagwarerwa n'umubyeyi muzima ngo wubakanye amaso. Yego. Ndamubwira ni none se ukeka ko umukuru wacu w'igihugu we byamunaniye? Nese ko baranyicaje bakanganiriza mu rushingufu ku buryo imodoka za parikano none barambwira ngo sorry barambwira ngo iyo ndayi bayitaga Ndera wanduje no mu motari Brandine ngo n'abana b'ishuri ba Payeri ishuri usoma ku mazi n'abana b'ishuri ngo barazaga. Uzi ikintu nakoze? Akabanduza. Naramuhize. Jera nubura navuze nti Meranse ngiye kugushaka mu minsi 3 ntabamenya aho utaha. Naramubwiye Brandine ibintu ukina nabyo, mu bintu ukina nabyo ntukine n'abana b'igihugu, mu bintu ukina nabyo ngo iki ndavuga mu kazi kawe ukora k'uburayi ukine n'abana biga. Ndaramubwiye ni Jesse ndi polisi sindiri busisi ntacyo ndicyo, ariko kumva wo ngukora ubaya hanyuze ukabukorana n'abana ejo bazaba minisitiri, ejo bazaba abadogiteri, bazabana abadogiteri n'ibikomere uri kuba ngo babizanye kubabwiza ukuri ko ukuri ntacyo gutwaye byarakunaniye. Ndavuga naho dufatira imiti ntibatanga prudence. Ese ni ngombwa ngo wangize umuntu? Kandi Jera ubu hariho n'itegeko umuntu uzajya wanduza undi. Nge mba numva umuntu uzajya wanduza undi bikamenyekana bamuhagarikira imiti bakayiha wa wundi akumva uko umubabaro umera akayigurira we, kuko ndakeka ntago yabona amafaranga aguriye imiti. Leta ibikoze nk'iki nk'imbaraga zayo ndeba bitakarara, nta muntu wazongera gutekereza kwanduza undi. Yego. Hari abantu bavuga ngo buriya ngo arabeshya ngo umugore usa kuri dore n'agafishi atazagira unyobera. Yego. Aya ni imiti turi kwireba. Byaba byiza. Yego. Dore n'agafishi byaba byiza cyo ko bitekereza. Yego. Umuntu wajya wanduza undi agafata agafishi nkaka akakazana. Yego. Kumva urugero ni nkanjye bakampagarikira imiti kuko biteye ubwoba, biteye agahinda. Emera urumva hari uwo mu landlord wakubwiye ati
wagakwiye kuparika imodoka ahangaha hari abaje ubasubizeyo cyangwa ubabwiza ukuri cyane imodoka yaraje nahuye n'umuntu mu bukwe Yego. amanyoka nomero arambaza amakuru ni meza ufite umugana mugabo mfite twaratandukanye ana akanomero arangije aza kumamagara mbona nka saa 12 nyinywa saa 12 mbona aje mu rugo ndabwa bite ni byiza uje kugitenje kugusura ndabwa rero inzu mbamo ni ntoya tujye kwicara mu rukarabiro n'abantu b'urukarabiro bakora babikubwira bakorode ntabwo numva nkubwire mfite ubuzima buri prive bwihariye butameze nk'ubw'abandi yego mubwiza ukuri noneho nyiri nzatiye babawe uri ikigoryi uri igicucu ari kujya kwishyurira inzu nti yari kujya nyicurira inzu ariko jara waramubwiye uti mfite ubwandu nabwo mfite ubwandu gutya uratobora ndabwo ajye mfite ubwandu nta n'umuntu utanabizi iyo umvugishe ndakumva mubwire noneho hari uwambwiye ngo naragukunze nshaka ko tubana nti rero wahiye wacumbye washiririye wafashe zeru yego atari komera nafashe zeru gute ntiyo ninga satani yasize ku isi agikuzimu yego aza kubaza abantu atari komera nsabana n'ubwandu ati nta murabeshya umugore usa kuriya ati nta kuntu yaba yaranduye afite ibirakoramo narabitoriye n'agafishi ntigiye urabona nkwa paracetamol icyaho warwaye mu izi ni paracetamol ni paracetamol iyi ni kirorine yego ngemera ngo umbwije ukuri nyine umva jere yakoze ubukwe ari no mu Bufaransa yego niyagushimiye hari undi yari kuvuga ati reka nanjye siniyandushe kwa kundi abitekerezaga mbere ndakubwiye naraganirijwe yego uwo ni umwe nabwije ukuri hari n'undi noneho duturanye w'umucuruzi nawe namubwije ukuri ndabwanirwa tsumva nkubwire muvandi uburemeransi nifitiye kagungu mu mubiri noneho emerasi vuga kagungu rero rwose iyi kagungu yanjye nyifashwa n'iki kinini ureba ubu nawe ni umucuruzi ukaze iyo ngiye ati mera ati ushaka iki gitoki ati ahubwo terura cyose ugende ari n'undi ubwo n'abantu batatu ndi kuguha hari n'undi wo bita kazungu ni umuhinzi yaravomeshaga njyayo we rwose jare yaranafasha aranamfungirana mu nzu azi ngo ndi umuntu none amahirwe n'ubundi uri umuntu none amahirwe nari mfite agakapu birimo ni ndamubwira n'ubundi wasaze wa mugabo we ko naje kuvoma ukanyuma ipensi mu nzu ukaza ugafunga wasaze mubwiza ukuri ariko n'ubu yazanye umugore tuba no mu gipangu kimwe ejo bundi yabwiye umugore ati dore umugore mu buzima n'umugore arambwira ati nawe yari yarabimbwiye ubwo uzi ko ushobora narwaye inkorora ashobora kweza ibishyimbo akabwira umugore ati rero meransi niwe nkesha ubuzima zamukana ibishyimbo cyangwa ibigori ikirori kiba cyose amvuga neza bivuze ngo iyo wanduye ukirakira ukabwira umuntu ko wanduye niba wenda yarafite gahunda yo kugushyira mu rugo ntago agushyiramo yake yari umuntu murahura mukaganira akanakubwira ati mu isi nabonye umunyarwandakazi usigaranye kuvugisha ukuri usigaranye ubupfura kandi ukuri kunaniye abantu muri iyi minsi ukuri kunaniye abantu bisa nko mbega urugero reba intambara iri muri iyi Afurika ukuri kurananiranye sibyo emera ugira gutya rero uza gushaka umugabo nyuma y'ibikomere cyangwa wenda mu bikomere hagati uratubwira byaje kugenda gute kujya gushaka umugabo nyuma gikomere rero uwo mugabo twashakanye yanteretse mfite imyaka 18 ariko hari hakiriho yakanyanga uribuka hariho kanyanga iteye ubwo ndabyibuka bazifata bamena byose ndamubwira ntumva nkubwire rero umuntu usimba mu kigero kingana gutyo sinshobora kubana nawe mitancaho ndigendera kuko ari umwuga nigaga yego inaha ikabuga mitancaho nditahira twongera guhura 2021 korona ikikendera gakeya arambwira ariko na n'ubu waranyanze ariko ubwo
naje kuvuga ni ngiye kwiha gahunda mbyara umwana, mfite umwana w'imyaka 10 nkagira n'uwo nguwo w'umugabo w'imyaka 3. Nabyaye umwana wanjye mbaho jera ndavuga nti ibintu byo gushaka mane zabindindire kure ahubwo imwe kuyakira no gutuza. Wowe imyaka 10 wamubyanye n'uwo ufite papa we nawe afite ikibazo. Yego. Namubyara n'umugabo bita mwari muhuje singomba kuvuga izina. Yego. Twari duhuje nyine ndavuga nti ngiye kurera umwana mubyara papa maze umwaka apfuye ndera umwana. None ariko wa wundi wanterese imbere nawe yari yarashatse umugore, abagore bagenda ariko simbimenye. Ubwo nari ndi umugore wa 4. Tuza guhura 2021. Arambwira ati n'ubu hajya waranyanze. Ndambwa hajya wambwiraga ihe gahunda kubera ubuzima noneho nari ngezemo. Umwe buteye ubwoba. Ndabwira noneho nakwemera. Oya, yego. Tiwanyemera ni bura rero nabonye uri inzobe kandi inzobe zitinya kuri. Inzobe uzitigira iki? Umugabo wanjye ni inzobe. Ariko inzobe ubanza no kubwonko ari inzobe. Jera ibintu yankoreraga nakangarimba nakasamutwe. Anshaka ndi umugore wa 4. Anshaka afite umugore babyaranye umwana wavutse, uwo mugore yavutse muri 60. Uwo mugore babyaranye umuganje avuka 7 urumva bidahabanye. Yego. Yamushaga imyaka myinshi. Noneho ariko mu kuntereta hari akabari bakitaga kwa Mama Nita. Umugabo wa harambwa ati Semerani ngo rero ngo kugira ngo ubane n'ura mugabo wawe ngo dore ukuntu bizajya bigenda, ngo ugenda ngo mukore ibyo mukora akwishyure mbega ube nk'indaya ariko ntimubane. Ndabwa kubera iki? Arambwa ati umugabo wawe n'wa mugabo unywa inzoga agahaguruka nta n'igiceri cy'icumi. Yego. Asigaranye mu mufuka. Tabyumvira ndavuga nake ariko ubwo ubuzima ndimo reka njye gushaka ndebe wasanga ari no kunca intege. Ndagenda musanga ku isoko yakoreraga n'umunyama kora muri busheri. Yego. Mu rufunguzo ndaza ndateka, ariko hari umudamu twari duturanye arambwira ngo mera ngo ntabwo uzamushobora, ngo rudomoro ntabwo uzamushobora, ngo ntabwo uzamushobora ngo kuko ngo siwe mugore wa mbere. Noneho tumarana umwaka wa mbere tutarabyara. Tumarana umwaka tutarabyara, ariko kutabyara nari nararwaye ikintu cyakindi biturwagashye. Usukiza ikigiswa njye nyumva. Ndakifuza Masaka amaze kukivuza amaze gukira mbona gutwara inda. Iragashya kambayeho maze gutwara inda. Ubundi bindi yarabikoraga akanyicisha inzara akandaza hanze akankubita. Maze gutwara inda kubera ko nari mfite cya kintu n'abantu nyine babona mfite inda ku rwego hari umugore wavuze ati ariko uriya mugore abyara buri munsi ukambona akabona mfite yanda ukambona akabona mfite yanda, kumbe bwari uburwayi bw'igisiko nyine. Ariko ndakifuza Masaka kirakira nza gutwara inda. Noneho dore agashya kabaye jera ntazibagirwa mu mateka y'isi. Ku itariki 22 z'ukwezi kwa 2 2021. 2021 kubeko yubana n'ubwandu gatwara inda uhura dogiteri wa Kibagabaga azahara kuri Soresi. Yego. Akaguhindurira umuti. Noneho uwo munsi hari kwa 2 nari bujye guhura nawe. Jara narabyutse nteka icyayi nicyo nangwa cya mukaru ibindi byose byarananiye nzimyumbabura ndambara ndagenda urufunguzo ndusigaho narubikaga. Noneho nzamutse ngeze ruguru umubyari duturanye azari karambwira ngo mera wasize ucana imbabura nazimije nta kintu cyakahoya ngiwawe hari gushya ntikarabaye. Jera naragiye nsanga imyenda, hari umumama wagiye muri Amerika yaransigiye imyenda, nsanga imyenda yanjye n'iy'uruhinja muri varisi iri guhera ku buriri kuri matora. Ariko umugabo akaba yarambitsaga amafaranga akambwira ati nujya kubyara tuzayakoresha. Inda yari ifite amezi 2. Urumva yari ari kwitegura.
birangije ndamanuka urufunguzo jera niho narusanze aho narusize niho narusanze aho narusize niho narusanze ndafungura nsanga imyenda y'umugabo no guhera kuri bogisi n'isengeri n'ingofero biri muri saro ibindi biri guhera mu cyumba. Bivuze ngo ni umugabo wabikoze. Ntabwo mbizi. Noneho atashye umva nyine nkurangirize atashye umugore bita Makobwa wimukiye Gahengeri Nyagasani aramubwira ngo ninjye witwikiye ngo yitwikiye umugore wawe yitwikiye. Uwo mugabo yarazamutse aba kwa Makobwa ibyumweru 2 ariho yaraye ari habo. Nanjye ndavuga nturu rugo sinzaruvamo ntarabyara sinshobora gukora ikosa kuruvamo ntarabyara. Ibyo mpuye nabyo mu myaka 2 umwe tutarabyara hakanzwe ubuntwaye inda birahagije. Mukuru we mu gitondo aza kunyirukana. Ijambo ntazibagirwa uwo bita Gandi ukanika amagare hariya muradara yarababwiye ati nge ndabazi we uyu mugore iyo mwanze umuntu mumwirukana gutyo gutya ni mu muhimamba agende. Hano nge nkamubwira inose basi bamfashije tukajya kwipimisha nkazabona uko mbyara. Ngo wipimisha iki? Ubwo bihera ubwo bivuga ko ntanda mfite murerwa wanjye akana kanje ariko se ntacyo ndakareba nyuma. Dore ngaka we Yego. Dore ngiyi zahabu yanjye. Yego. Keza cyane akazungu nako. Nuko. Yego. Barangije bakajya bamubwira ariko ati domo umugore aratwita ati umugore ntagatwita umugore utwite ntitumuyoberwa. Kuri iyi kamera umuntu uzareba ikiganiro Imana izaha umugisha umugore bitirambona kirere umugore w'umusirikare yabaye nk'umusirikare Jera yandwanyeho muri ibyo rusaku buri wese avuga ninjye watwitse imyenda si umugore wazanye mbega buri wese yavuze uko ashaka. Uri kumva bitandirimba indirimbo ngo wabaye ikimenyetso kigirwaho impaka buri wese avuga uko ashatse uko abyumva. Ibyo bivuyeho umugabo aratashye ndanditse urupapuro rega nsabye imbabazi ndavuga ntireka ndwandike ndebe ko ataha byibuza nzabona uko mbyara. Arataha kwipimisha bibi ntambara. Jera kuri uyu mwana mutwite utaravuze ko ari amashashi mfite mu nda yavuze ko ari inyama mbandare yavuze ko ari imishyushyu yavuze ko ari imyenda yavuze ko ari ibinini bya sida nanyweye nkaba narabuze ujya kumva idoza. Noneho hinda imyini ndiba nkuru kandi reba umugore utwite ntago wamuyoberwa indiba inkuru ntiyanabye twagiye kwipimisha umwana indigize amezi 6. Umuntu wadupimye ni mushike bita Derene w'umuganga. Hano ahita amubwira ati se umwana ni muremure arasumba nyina n'ibiro arikanga yikurita asaga igihumure we yarazi ko ntanda mfite akurikije ibyo abagore bamubwiraga. Dore undi Imana izamera umugisha umudiyakoni bita Izayi wo kuri Kabugaveri. Ubwo iyo najyaga gusenga kwa gatatu dusenga kwa gatatu nongeraga kujya kwa gatandatu ubwo nongeraga guhahirwa ngubwo wagiye mu bagabo wagiye he induru zikavuga. Ikindi kintu ntazibagirwa hari umunsi namufatiye kuri uwo mugore babyaranye mfite inda y'amezi 7. Jere nta mituweli nani mfite nta n'isarubeti kuko indi yayi yarahiye. Yego. Jera nubwo niyakiriye ariko ngiye umujinyuza nko mu myaka 2 uko kurakara kwa hato na hato sinkugira ngo mbwira kantu ubone mbyimba ndakurankaseka ariko iyo ndakaye biza gaceko bikaza. Nkikubona ubundi kumwe abantu bavuga ngo kanaka yakuvuze ndakubwira ntiyavuze uri he ubundi nkigufatira mu ikosa nkumva ijwi ryanjye uri nkumva izina ryanjye urarivuze mu bintu bibi ntabwo ncika nkujyana ku kagari nka kwiyama ubwo kandi ubutaha ufite ikintu nshaka. Noneho bakajya bambwira ngo ariko umugabo wawe ajya kwa nshuti yabega umugabo ajya kwa mukeba wawe. Noneho umunyonzi akambwira ati ariko ko mutwara nkamukatisha mu rusaka babagenda bafite ahagiye abagabo bagira bajya ariko nge nkaba mbizi kajyayo. Umunsi namufatiye rero hari Noheli ya 21 dufata 22. Yego. Jera naciye inkoni ku mugore yarari mu nzu y'uwo mugore. Yego. Ndavuga ni akana gasuzuguro gaherekejwe n'akajagari. Ndavuga sinihoreye pe leta yaramfashije ndiyakira ariko ibi ntago ndi byakire nagenda komanga kuri uwo mugore n'inkoni
n'inkoni yego umugore yasohotse nkubita oya yasohotse nkubita ya umugabo asohoka nawe nkubita ndashorera mu rugo oya urabona nk'uko umugabo yaba yari hakurya twe dutura yego mbe twageze ahamubwira ni rwose reka mubwire umushoreye ibi ntabwo binabaho mfite inda y'amezi 7 nta mwenda nta habe n'ikariso nzambara nabya uri mu biki ariko ubwo yanywereye 100 n'uwo mugore nabwo numva ate n'ubutaha niba ari bamwita nde Etienne uri kuri RIB Thierry etiye ndabona ni Thierry uri bunyitwariye ntinarosororo ntiri bunkore n'umuvugizi baragiye jare ndakinga ubundi yarazi ko ibintu byose yigeze kumbwira atari ko ubundi wabuze aho ujya ndabwo ndageheze ndakundi se ndavuga ntakundeka nkubaza ushaka kongera ndabwo turabona nashobora kwiraza ariko ubanza harabuze aho ujya kwiyahura ndabwo ntuzabona umunsi nzabona aho njya kwiyahura uzabibona nabyaye ndabyara imyenda yakomeje kubura hari ababyeyi dusenga kuwa gatanu bayoborwa na mama Lisa uriya mudamu uririmba mu isezerano ndabwira mama Lisa nubwo dusenga uyu mwana nimubyara nzamufata mu makoma ubwo wa mugore wambwiye ngo sinashobokana n'umugabo bita amakobwa niwe wavuze ngo ubundi se ngo nanamubyara azamufata mu nki niba afite n'inda undi mugore arambwira Jera arambwira ngo habwira twite nti ngo niyo wabyara Yesu Jera nkabyara Yesu ngo nzasaka ku mugabo wanjye uko naje Jera iryo jambo ryarandiye Mana nyagasani ku buryo muye na nyiri igihugu nambwira nti ngo ujye kundebera umusazi uyoboye yarambwira ngo uratwite nti ngo niyo wabyara Yesu Kristo umwana w'Imana uzasohoka kwa Rudomo ruko waje nago jewe ndi umugore uzi kwirwanaho niyo bura wakura 100 icyo gihe umuntu wavuze ko uzasohoka uko waje ubumurasha nararetse ndabyara mama Lisa yanguriye ikintu bise imyenda ababyeyi barateranya imyenda nagiye kubyara mfite imyenda no mugabo atazi nkayivuga nti iya mbere yarahiye reka iyi ngiyi nyibitse nkajya nyibitse nabyaye kuri 22 z'ukwezi kwa kabiri kwa kabiri hari kuwa gatatu kuko uwo munsi nari nasenze imyenda yanyuma umugore w'umuganga ukora Masaka ukura amenyo w'igikara nawe umudogiteri hari iwacu nibwo yayinzaniye ndagenda nyine ndayizinga nayo ndabwira ko iyi nyitwaze nshobora kugera Masaka ndagenda nteka icyayi ndambwira se ntekera icyayi uzi ukuntu umugabo yanshubije ngo ugiye kubyara amashashi ndambwira ntekera icyayi cya mukaru ngiye kuyabyara ndanywa arangira ngo rega ngeze Imana wabyara nkareba ko ufite umwana mu nda ariko Jare mu by'ukuri koko nacaga mu cyuma Masaka bakambwira ko nta mwana urimo kari amashashi oye ntabwo kwa muganga bavuga gutyo barambwira ngo nta mwana urimo bijya bibaho icyuma ngo nikibibona umwana ariko ntabwo bavuga ngo nta mashashi barambwiraga ngo ni ibintu bimeze ukuntu avuga nti aya ni amashashi b'abagore bari yego umuntu umudogiteri wanyujije mu cyuma njya kubyara niwe twakubitanye abona umwana avuze nduru n'umurundi ati munabare muza kwa kundi bavuga muze bahita banjyana kumbaga mbyara umwana w'ibiro 5 mpita mwita umurerwa Ange Claudette mushyira muri porte bebe ya 18 noneho babandi bavugaga nta gitenge mwarimu animal uyobora Kabuga Ville nagiye kubyara yaranguriye igitenge cya 15 kinadodesheje mu rwego rwo kwirwanaho rero ubwo urumva ko nanabyaye ariko ubwo mbura nk'iminsi 3 ngo mbyare hari hakiriho ibiryabarezi harakabaho leta ya Kagame yaciye ibiryabarezi ni ukuri kw'Imana ikiryabarezi cyarangyaga mu mutwe akaba ari n'igihe mbwiriwe nkanaburara kubera yakinye ikiryabarezi akaba yafata na telefone akagwatiriza kubera ikiryabarezi ndakoga hari hakiri inzoga bita virunga zicyaduka zitwa virunga yego ndagenda ndambwira ariko kure ukuntu umeze nta n'igihumbi dufite mu rugo waretse gukina icyo gihumbi ukajya ukimbitse ngo wowe ni ngo kugira ngo nkwereke ko ntamenyerwa ahita akigurira mu nyirakabari inzoga Jera narahagurutse ncaho nditahira ikindi gihe nanone ubundi we yararaga mu gasozi iminsi 4 akajya mu kazi akamara iminsi n'agataha none ndavuga ko uyu muntu duhuje ikibazo mara iminsi 4
ndabyuka musanga mu kabari ko kwa Beni Gahoromani ndazaza njyamye hagati y'abagore babiri nditwitiye ntabwo nakwiteza abagore baba bafite n'inzembe ndamukomanga numva mu cyumba se oya kara kabari ko kwa Beni kanini karimo n'ibyumba abantu bararamo amaroge ndabwira numva ni rero ntutangwe iki kinini ni nta buzima wagira nimutereka gutyo uruhande n'ibingibi ntabwo wabyikora kabiri utangwe ikinini ndizamukira abagore ntabwo bari bazi ko ufite ubwandu nase abo ni bazima abo bari baryamanye nabo we ni bazima umuntu bazi ukoze kabuga mu nyama imyaka irenze 30 ntabwo bamuzi ndataha nyirakabara arankurikira arambwira ati niba hari umugore mbonye utuje unacecetse ati uko bakuvugaga siko nkubonye amafaranga 10,000 ati umunsi si umunsi mukuru igenda uhahuge aragenda haha ndarya arataha naho 2023 mu 2023 naje kubyara ndataha yego noneho ntashye umwana yari fotokopi original ya papa we yego wumve ko nabyaye nta n'igiceri cy'ijana moto yantwaye uri abantu banywa urumogi bubaho nubwo atari byiza njye nabonywe n'umuntu umaze kunywa urumogi bita tonto nubwo yapfushije mushiki we bita mama Nasiri ati umugore w'Doma agiye kubyara twe turi mu kabari ati ibi bintu bishoboka gute abafasha wa mugabo ambwiye ngo ninjye ndongorana n'umugabo gusa ntaza nimuzabana ati papa nita umugore w'Doma agiye kubyara uwo bita menshi n'umugore wa menshi turazamuka noneho wa mubabaro yambwiye ngo umubwiye ngo ntekeye icyaha akambwira ngo se ugiye kubyara amashashi ndacyawufite abona sindi gutaka nyine kumwe ndeba ry'abantu bakisaza arambwira ati uri igikoko kandi ntamenye ko kuba nabaye igikoko ari ijambo ribi yambwiye nazo ubwo umuntu nk'uwo wamufataho jeri ati mfatira kaga kabaho arambwira ati se ko ndeba umugore wanjye wa mbere ko yambyaga n'inzara ukuntu naramushubiza ntimpamvu yakuriye inzara aramubwiye ijambo ryurura umutima we wanjye uraboshye yego turatega tugera i Masaka kuko mbagwa ndagenda n'uwo mugore ndafotoza irangamuntu nisigayo urumva abantu bahembwa 4,000 ntago nakabaye mbura amafaranga yo no gufotoza n'aya moto ndabyarazana ibiryo mu gitondo nibwo bwa mbere yaranyitegereje ubwe ubundi naramubwiraga ariko bimeze bite ngo ariko ubona uri umugore ndamubwira nti mazima ngwino hano nari ndyamye nyine arubwo nkiva ku iseta ikinya kitaranshiramo ndamubwira nti ugende ubwire amakobwa aho amazi ibyumweru 2 nabyaye umwana ntabwo nabyaye amashashi ku rwego umugore bita mama Dudu ucuruza amakara yumvishe ko nabyaye urabona ari kubigega arapfukama avuze indura ati Imana ishimwe umugore w'Doma yabyaye umwana umupolisi bita amwibagiwe aramubaza ati uwo mugore agira amatsiko yo kumenya nkesha Imana warendaga ibigega agira amatsiko yo kumenya umugore wavuzwe ko mfite amashashi mfite iki nta mwana afite mu nda taje kubyara yaje kurya imitungo y'umugabo mbona hurudukanye yanido nje kuguhemba ntabwo nkuzi uzamenye sinzi ahantu yimukiye jera ubuzima burakomeza noneho kutandukana kwanjye nawe yego byaje kuza gute rero ubwo aho hantu ahantu namushatse musanze yego impapuro zari zibitse mukuru we ariko tukaba dufite undi mugabo w'umusirikare nk'uko aha haba ari ahanjye aha ari aho umusirikare wa musirikare kuko umukuru w'umugabo niwe mukuru w'umuryango ni nawe wari ubitse impapuro zaho ku rwego ibyo abantu bavugaga ngo nasohoka uko naje nari gusohoka nuko naje nta sezerano
impapuro z'ubutaka turimo bwanditse ku mugabo Yes. sinanabubitse bubitse bene wabo ubwo urumva narifite irihe jambo noneho kugira ngo nzibone umukuru w'umugabo yahamagaye umugabo w'umusirikare bita Mbarushimana Alphonse yaranasezerewe arangije aramubwira ngo urabona iyo mwadikanyije muri mu butaka bumwe icyangombwa kizaza ari kimwe bisaba kuba uyu yajya gukorana mutation na Mazimaka Jean Paul bakandikira imbere ya noteri uyu akabona icyangombwa maze Mazimaka akazasaba icyangombwa nyuma mukuru aramubwira mukuru w'umugabo ngo ngwino ngeye ibintu byose ndabikora ngo ntabwo Mazimaka nyobora baragenda barandika urupapuro mu mwanya rwa rupapuro ho kujya bashyiraho Mazimaka Jean Paul bashyiraho Barahira Vincent umugabo mutuma hajya kubisoma asomye abwira mukuru ati se ko nde ushaka kunzungura napfuye n'umujinya y'amana rwa rupapuro araruzana yego ubwo arabwa ati none n'ibyanjye mfite n'umugore atama n'ibyanjye araruzana Jera nibwiri yarakiri n'umusirikare ntabwo uri umusirikare uri igiki ariko Kagame atunze abasazi n'ubusarakoze kagufite muri bataya azi ko uri umusirikare ushaka kurya utuntu nk'utungutu yaracecetse Imana reka nkubwire Kirere yambaye hafi ariko nawe bamunteranyijeho biremera buriya ntuzizere inshuti y'umuntu noneho umugabo wa Kirere nawe yari umusirikare uwe hejuru akajya acokoza kamubwira ati wowe urabona wahangana n'umugore n'ubwo uri umusirikare none se wenda tugana ku musozo ubwo iyembarutse yatumye uvuga utereka mve mu rugo nigendere cyangwa dore imbarutse yatumye mva mu rugo ubwo urumva namaze gushyikira ibyo bipapuro noneho nawe arwara igituntu mujyana i Masaka kwa muganga arwara igituntu ariko narakurikije murirwa mfite inda nk'iy'amezi 7 noneho abaganga bajya bambona se wa mugore we uravuza umugabo ufite igituntu uri n'induri n'umwana ndihangana ndabyihanganira dutashye haceho nk'ibyumweru 2 kugira ngo wumve umubabaro nagize mu rugo ku buryo ntanateganya gushaka njyewe yandirikoroga kubera sirikasiyo ndi kwa muganga nagiye mu rugo kuzana imyenda ndi n'umwana noneho munyuraho kuri bushera aho yarare ndavuga nti rero dore bamaye tarasiferi Jara muganga wa centre de santé yaguha tarasiferi nta kibazo ufite nabikomeye ndavuga dore mfite tarasiferi noneho ndangije ndagenda mbyara umwana w'umuhungu yego w'amezi 7 nanamubyara neza abandi mbago bamujyana muri kuveze nagiye ari kuwa 4 umwana apfa ari mu ijoro ryo kuwa 4 umunsi ntazibagirwa nararanye n'intumbi iminsi Jera minsi nkajya ndeba umwana wanjye na kakandi ndagafite iminsi kuva kuwa 4 kuwa 5 kuwa 6 ku cyumweru kuwa mbere yaje kuwa mbere nkurumva njye narababwiye nta nkuru umwana ahangaha bene wacu bose baje noneho abaganga bakambwira ati se wowe urumva twaguha umwana ukamusohokana ukajya kumushyingura twamuguha gute se atamusinyiye ese tumuguhaye isa adahari akazatubaza umwana ashyingurwa n'ibitaro aza kuwa mbere umwana yashyingwa n'ibitaro ku cyumweru umugabo yanze kuza ataranahageze ndagenda mubaza ntacyo ndavuga se ko njye nakurwaje ibyumweru 2 Masaka njye kutansuye Jere yaransubize ngo kuba warandwaje nta muwe wari umfitiye wari ukurikiye ibiryo by'Imasaka biriya bagemura imaze koko ndavuga nari nkurikiye ibiryo by'Imasaka nta kibazo Jere nakoze ibishoboka byose bibaho ndamwoshyushya turagurisha bwa butaka ntanditsweho ubwo tuguze njyaho igipapuro arakima akora ikosa nanone kandi yirengagije noneho kwankiza ku mutungo we arara mu gasozi iminsi 4 Jere yinjiye nsohoka ntiyanyirukanye
nta n'ikindi kintu kibi yakoze yinjiye nsohoka kuko nari nibitseho noneho impapuro z'ubutaka mvuga nti isaha n'isaha nabona uburenganzira nk'umugore. uwo mugabo Alphonse niwe watuguriye atugabanya 200 yari adusigaranye umwe 100 undi 100 caho njye gukodesha gitifu w'umurenge wacu wa Rusororo bita Desire ndagenda ndayimubwira ariko mfite inzu njye ntabwo nzakodesha mfite inzu amutuma atuye umugore uramuzi ati ndamuzi uyu mwana se ndamuzi ushaka ajya mu nzu ntayo namuha hari umukuru wa RIB wa Rusororo aramubwira ati se nkwimanukanire niba ubuze umwana ubure nta kandi twanyanditsweho ariko ubwo abantu barabuze umwana si umugabo umwana si uwerudomoro nta byana nta nabyo bimujya mu mutwe mbega ni umuntu wumva amabwire cyane umuryango we bamuyoboye nk'uko bayobora ihene noneho banzura ko ngomba kujya kuba muri iyo nzu ngezeyo mpaba umwaka umwe undi akajya aza akamena ibirahure yigeze kuza neza amena ibirahure atahaba RIB iramutwara mu matora y'umusaza mu kumwamamaza hari mu kwa 7 cyangwa mu kwa 6 gutyo noneho amahirwe nagize n'ubundi gihe yari bunanyica urumva hari saa 7 za nijoro umuntu arakomanze nahaba urebeye mu kiraho usanze niwe uramuga ati ntuba hano ibirahura aramenye ikintu nakoze nge nasohotse niruka asigaraho oya nago nasohotse ahubwo abajepe bahise baza baramutwara bamugeza ku kagari irondo riramushorera bankorera raporo agera Kibagabaga ku rukiko ndandika musabira imbabazi arataha inshuro ya kabiri agaruka nyine muri iyo nzu nahawe n'umurenge ibirahura nanone aramena bamubaza ariko ushaka iki ngo ndashaka ko iyi nzu igurishwa nkamuha 200 akagenda robundi mu kwa 12 noneho bamukamuga ati se 200 birera umwana ngo ni 200 nagenye kuva nabitekereza ndangije mamagara bubuyobozi bwo bwari buzi ko nta nabyemera gusohoka muri iyo nzu mamagara atanga ni hata kuva nabaho dere imyaka ni 32 sindabona imbwa yavuyemo intare ntusibye n'intare ntambwe ivamo ihene mubwira azaya no kujya azazanyicira mubwira azaya mu mafaranga hatanga turabyemera ubwo wamutindije niba umukira hari rero afashe 200 muri miliyoni imwe yego fata 200 hitaye ngo ndi kurera uyu mwana ubu yujuje imyaka 3 ndavuga reka umuntu muha amahoro ndebe amahoro ashaka uko azuzura ndangije mfata hari undi umubyanjye wanyohereje 500 ndagenda ngura iwacu bwaracyari kwa 6 araza arambwira aho nakodesheje ngo warakize hisa narwaye iki nginzu yanjye wari urwaye inzu yanjye kwizima mfite abasazi nige nari ndwaye inzu yanjye uyi ntego ko mwabashizemo ni narakize none undi mwikode ubu kurikiyeho haciye nk'ukwezi araza ntise warakize ariko narakize nari ndwaye ikinzu yanjye ntego ko none uyu ni umuro undi hari wakuntumye rera muri ubu buzima umuntu ahura n'ibintu byinshi biteye ubwoba ariko hamwe n'Imana uyu munsi umeze ute uyu munsi uko bisa kose rimwe kabiri rutarimo utunzwe n'iki bayeho uko mbayeho nkora ibiraka bisanzwe nkora ibiraka bisanzwe kandi nkabaho nkanasenga ugatunga n'abana n'iki umukuru papa we yaramutwaye uwo twabyaranye yego yagize imyaka 7 sekura ati ntibinabaho nta mwana wacu wa mu gasozi aramusaba aramukora mujyana akwarakwa inka arajyana jere kugira ngo wumve ko murerwa wanjye afite igikomere ariko nzakimurinda sumva ko umwana namubye mbi wacu yego uwo Ishimwe Robert afite igikundiro iwabo nubwo natinze kubamenya kiruto cy'umugabo nabanye nawe tukabyarana nta kundi reka tuvuge tutikomera cyane ku byo waciyemo Imana igumugisha kandi ko witanze ukavuga uti reka ngira inama aba jeune
bandura sida, bandura virusi itera sida, bakiheba, bakanga ubuzima, hejuru ya byose ubuzima burakomeza. Uyu mudamu se murabona atari umudamu mwiza, ameze neza. Hari umuntu ushobora kuvuga yaranduye iki, ariko ameze neza, atabikubwiye ntabyo wamenya, ntabyo wakeka, kuko sida ntigaragara ku mubiri, sibyo? Mubeho kandi mubeho neza cyane. Hari umuntu ushobora kuvuga ati reka fate nimero y'uyu muvandimwe, nzamugisha inama, tuzaganire, tuzafatanye muri buno buzima, niba ari icyo agufasha abe yanagufasha, ntawamenya. Nimero yawe niyihemera? Ni ya yindi naguhamagaye. Nyitange nta kibazo? Yitange. Yego. Emerance. Cyane abajene Jared we, urubyiruko. Nimero ya Emerance 0723 124 034. Iyo niyo nimero ya Emerance. Emera wakoze kuba natwe mu kiganiro, Imana iguhe umugisha kandi ukomeze wibera imfura. Wakoze igikorwa gikomeye cyane. Yego. Kwiyakira nicyo cya mbere. Yego. Ubundi utiyakiriye ubanza n'isi wayirimba utayisizeho. Yego.